umwana ariko urashaka iki? Iriwe neza mama. Nyiri umwana ariko urashaka iki? Mama nashaka gukwaka akazi mufasha. Ibyo uvuye guhaha ugeze mu rugo unyishyura. Yego ko wa mwana urabona ibintu uvuye guhaha ari icyo washobora? Ni ukuri mama nabishobora pe, cyangwa ureke nkutwaze ugeze mu rugo ume ibiryo kuko ndashonje. Se wa mwana we ntabwo ugera mu rugo? Ahubwo ngo utaha ari byo byaba byiza cyane kuko twajyana mu rugo. Mu rugo ndahafite ariko sinajyayo, hari ibibazo byinshi bitatuma njyayo. Wa mwana we se wakoze iki cyatuma utajya mu rugo? Ntacyo ntwaza uri mu rugo ugenda unganiriza icyo wakoze baguha ibiryo. Ugenda unganiriza icyo wakoze baguha ibiryo. Mabuja. Agora ushaka iki? Urinjye ujya. Zari byo batwaje mabuja birahagije. Subira inyuma. Koro umureka yinjira. Byamusengwini. Injira shaka. James, uri ngo cyane ndaje. Korode. Korode. Mabuja. Bitako utari kwitaba waruri. Nani mu gikoni koza musaza. Ndashaka ko utari umwana byarashoboje. Kereka ndaye ko bihari. Bitako nakubwiye ngo uzane umwana bityo uzane inzira z'umwana n'umwana zaje. Ntabwo narindeze Mabuja. Ndaje ngiye gushaka bya bintu nakwemerera. Ese wabyiba ko mbona harimo ibyo kurya ejo nari. Reka mbitware n'ubundi nta n'umwe ari kundeba. Yeee harimo amandazi. Niko ushaka uti wari wibye Mabuja. Kandi nanze ko winjira kuva na kare. Zani envelope icara hasi. Ko rutaruhemutse. Mbonye impamvu yaratumye utinjira. Ngiye kugukubita uburyo bikubera irangarugero utazongera kwiba n'undi munsi. Kuko nari nanze kuzagira inzara. Ndagukubita ku buryo mpamagara na Mabuja ku buryo rwose atazongera kwizera abana bose babonetse. Ni ukuri ntabwo nsanzwe niba mbabara. Niko shapeti mbonye impamvu yari yatumye utinjira kuko numvaga nkushidikanya no kuva na kare.
ubwo nashakaga ibyo kuzarya ejo mbabarira. Ibyo ntago bindeba, ngiye kugukubita kubyo bizakubera n'indi ntangarugero. Ngiye kugukubita ku buryo utazongera. Ku buryo bikubera intangarugero utazongera kwiba n'undi munsi. Boss, urarokotse sha. Amaze nyingurire boss. Uriya mwana asohotse yiruka. Boss, uriya mwana ni umujura, ni mawujere wamuzanye, yari yaje amutwaje. Aje amutwaje. Mawujere nyine yinjiye mu nzu nyine ahita atera ibintu ariruka. Okay. Akundi. Ye uriya si wa mubosi wangiriye neza, cyagiye bakanyaba nimero ze. Mwana we, namenye aho taha, ndishimye mbonye aho ataha pe. Uriya niwe. Sekana. James. None se. Uwakujyana ku ishuri wapi? Nabishobora ariko ubu ndashobora. Bose yasaga nabi ngaho ngurira ka. Cyakoze abakire babaho neza. Ese ni Juye se cyangwa ni Jiri? James, ako gapapuro kabika kure. Sibyo? Kira n'aya mafaranga uzarebe ko ejo ushaka telefone hanyuma uhamagare. Sibyo? Tuzabona ngaho bayi. Ye mu kazi. Ntago namwibagirwa. Ese mwana ko maze kwiba kwa bosi wanjye. Yesu we, nibye bosi. Ese ubu yakongera kumfasha koko? Nibyiwe, ubu ari kumfata n'umujura. Mwana we, ese ubu kuki mbikoze koko? Iyo mbimenya ko ari bosi simba mbikoze. Hari na mabuza yaramfashije, none ningiye muhemukiye. Ese ubu mbikoreye iki koko? Ndababaye gusa. Nzajya nza kumureba buri munsi. Nimbona bosi wanjye nzamusaba imbabazi, mubwire ibyambayeho, wenda azambabarira amfashe. Mana ndagusabye ubijyemo. Nizeye ko uzabana n'Imana, mwana wanuzi, uzaba umugabo kandi uzirengagiza ibintu byose. Mwana wasimwanze, kwa nyogokuru wawe kugira ngo ibibazo byawe mubishire. Mwana wigira hino, uragize Imana mwana wawe.